Okay, Sean Perot Ambassador, Stra Development Foundation, District Counter Ambassador, and Bishop Peter Marketing Manager Rwanda. Tukaba dukomeza tunyura tureba amafaranga yacu agomba kuba yakoreshwa uburyo system igomba kuba yakoramo ya Jesarande Nesara uko byose biba byarateguwe nkuko tumaze kugenda tubireba hamwe kuri gahunda ya Jesara ku bantu batari bayumva neza cyane ngira ngo mumaze kuba magenda musobanukirwa kandi shout out kuri comment kubibazo muri kugenda mubaza tubasubiza ngira ngo ni ibintu by'agaciro cyane kuri mwe muri mu Burundi muri Stella Jesara and Nesara KFC muri groupe zabakorewe kugira ngo twabyumva neza cyane. Shout out kuri mwe rero uyu ngubu rero tukaba tugiye kugaruka tunyura turebera hamwe noneho uko system igomba gukora naho bigeze mu byanye n'ubukungu n'ifaranga bya Jesara and Nesara kugira ngo tube twagenda na gahunda kuri gahunda. Rero ugeze no control yawe ya mbere icara hasi ubanze utuze ushiri impumu uvuge ati wageze mu rugo maze ubundi urebe hasi mwibanga mwituze rikomeye cyane ukore kuri subscribe maze ukore no kukazogera kugira tubashe kuba twagendana umunsi ku wundi utazongera kuba wasigara inyuma kubera ko ni byinshi cyane ugomba kuba wamenya kuri uyu mushinga wa KFC and Jesara and Nesara nibikubiyemo ni byinshi cyane kuko ari imishinga myinshi cyane kubeho irenga 10 yose ifatanye kandi igomba kuba yakorana hamwe muri finance y'ubukungu bw'isi yose nkuko mpora mbigarukaho umunsi kundi kuri Pepetro Rwanda. So rero maze ukora subscribe nakubwira uti rero wageze mu rugo humura nta handi uzongera kuba waburira ahubwo aho abandi babura niho uzajya ubonera kugira ngo bashe kuba wakumva neza cyane. Kandi tujye kuba twareba rero plan yose plan cyangwa se umupango wose ukuntu uri muri move byose kugenda bikorwa aho Trump executive order cyangwa se amategeko Trump amaze kugenda asinya XLP the iOS International Organization for Standardization 2022 yose baje kuba yaba restated by to the bar cyangwa se bimaze kuba byagenda abikuraho buri kimwe cyose ibindi bishyirwaho kugira ngo maze amafaranga bashe kuba yagera mu buryo muzima mu murongo aho ibintu bikorwa byose bigomba kuba byagenda neza cyane. None icara hamwe turagatebe tumenye XLP niki, XDC niki, Pi Network niki, XLM niki, n'izindi coin iOS system yamaze kuba integrated kuri tunenyeza kwa karindwi iyo niki ije kuba yamara iki byose tujye kuba twagenda tubyumva maze ubundi tube twabasha kuba twagendana umurongo ku murongo tuzi intangiriro n'iherezo rya buri kimwe cyose ko hano tumenya ibintu bitaraba kuko iyo bibaye burya ntabwo bikira amakuru ahubwo kwege amakuru n'abataraba abazaba kubera ko tuba twabasha kuba twakwinjira mu nda y'isi tukamenya ibiri imbere iby'isi duhisiye mu gihe abandi bakiri kuzarira batazi niyo bigana ariko twebwe hano muri Pepetro Rwanda iyo wahageze ubuzi buri kimwe cyose. Ni Sean Perot Ambassador, Bishop Peter Marketing Manager and District Counter Ambassador Stra Development Foundation ugenda ugaruka ababwira buri kimwe cyose sasa twagenda na Trump executive order 1342 nk'itegeko yagombaga kuba yasinya rigomba kurizinga cyitwa stable coin kugira ngo tubashe kuba twabona ifaranga ryanyaryo kandi rinyura muri finance rihasha freedom buri muntu wese tukongera tukanabona ikizwa anti CBDC cyangwa se CBDC project itemewe muri Amerika. Ibyo twagiye tubibona muri stable coin nk'amategeko Donald Trump amaze iminsi asinya aho bita genuine act igenda tugaragariza buri kimwe cyose muri kanya rero tugere hamwe turebe ngo ubundi usabwa iki urakeneye iki kugira ngo ube wuzuye neza muri no mushinga n'icyo ugomba kuba witayeho n'icyo ugomba kuba ufite kugira ngo ube uri tayari kuba utazigera usigara inyuma ano munsi numa. Ati rero move ano mategeko ya Donald Trump ari kugenda adukorera agace gakomeye cyane kuri buri kimwe cyose kugira ngo tube twagendana gahunda kuri gahunda. Ati official report cyangwa se raporo yibanze igomba kuba yagaragaza icyitwa crypto types cyangwa se crypto hypes. It was never about crypto hypes, ntabwo bikiri iby'umushinga gusa wa cryptocurrency ahubwo ni Trump's executive order cyangwa se amategeko Donald Trump ari kugenda asinya ari nk'imbarutso ibasha kuba yashyiraho cyangwa se yagaragaza icyitwa old system igomba kuba yavaho maze XLP from Ripple and iOS International Organization for Standardization igomba kuba yaba always the part of the plan yahoze ku mupango wa plan ya Donald Trump ya Jesara and Nesara and now plan in the motion cyangwa se plan iri mu kazi irimo irakora neza cyane ngira ngo iOS yamaze kuba yaba live ibyo turabimenyereye turabizi neza cyane kubakurikirana ikiganiro cyabaherukaga
murakizi murebe live iOS ku itariki 14 z'ukwa karindwi yadukoreye agashya, aho noneho yabashije kuba yakwakira banki zose, buri kimwe cyose kikaba cyaramaze kuba cyakirwaho kugira ngo baje kureba iOS ni iki. Ni Swift system igomba kuba yasimbura Swift system isanzwe hari, ngira ngo murabizi ko buri banki igira Swift system. Noneho amahirwe dufite ino iOS yubakiye kuri Pi Network, kuri Consensus Protocol ya Pi Network ndetse ya Stellar Network ndetse n'izindi iOS zose zikaba zishamikiyeho, ngira ngo rero n'ubukungu bugomba kuba bwajya mu butamu kugira ngo tubehe twaryoha. Ripo rero ntigitangwa, reka turebere hamwe Ripo intego yayo, turebere XLM intego yayo, buri kimwe cyose ni iki. So itegeko ry'ibihumbi 13,772 the Trump the candidate exposed are rots. Nuvuga ngo itegeko ryamaze kuba ryashyirwa ahagaragara, ryose baje kuba ryasayiningwa mu buryo bugiye butandukanye kandi mu gihe cyashize. Ati mu kwa gatatu ku itariki 9 2017 burya Donald Trump president signed executive order 13,772, a move completely ignored by mainstream media and misunderstood by everyone financial cycle. Nuvuga ngo itegeko ikintu ryari bimaze byari ugukuraho cyangwa se guhagarika ibitangazamakuru byose bishobora kuba byavuga cryptocurrency bitayizi icyo ari cyo, bitayumva neza cyane. Nuvuga ngo mu gihe utazi ikintu ntabwo ugomba kukivuga, mu gihe utacyumva ntabwo ugomba no kugira icyo kivugaho, ugomba gutuza abantu bakayumva. Nuvuga ngo itegeko ryahagarikaga abantu bose bavuga cryptocurrency batayizi, bakapfa kuvuga ibyo biboneye bwabo analyze bora ahubwo muri web 2 kandi turi muri web 3. Iryo tegeko ryari ryo kubarwanya cyangwa se kubahagarika cyangwa se kubigizayo kugira ngo batazajya bavuga batangaza amakuru ataraya nyayo kuri cryptocurrency mu nshinga crypto kandi batazi ibyari byo, kugira ngo babashe kuba bagiza amakuru ya finance ataraya nyayo ku baturage kuri bumwe wose kandi atariyo. Nuvuga ngo ino rero financial cycle yagombaga kuba yanyurwa mu mategeko ya nyayo kugira ngo none avuga Excel pumenye icyo uri kurivugaho ukizi neza, none avuga XLM buri kwivugaho, none akora analize za ubasha kuba ufite itegeko ugomba kuba wishingishije kugira ngo utaza kwisanga wakoza amakosa. Ibyo byose rero byara kugira ngo cryptocurrency bashe kuba yabona uruvugiro n'urufatiro. Ngira ngo muri no kubyabo muri 2017 aho cryptocurrency nta muntu umere kuyivuga uko yiboneye, avuga amakuru atayifite. Niyo mpamvu n'ibitangazamakuru kuba bashe kuba babi ihagarika kugira ngo utazajya bivuga amakuru bitazi bitari kumva neza cyane, yose ashingiye kuri buri muntu wese ushobora accessinga finance cycle cyangwa se uruhererekane rw'amakuru y'ishoramari. Ati ibingibi rero ntabwo byari general recommendation, ntabwo byari mu gutanga amategeko mu buryo buri general, ati ahubwo byari kugira ngo babashe kuba bashyiraho uburyo buri outline cyangwa se ubugenderwaho bwo kugira ngo buri kintu cyose bibashe kuba cyajya ku murongo, ndetse bashe no kuba bahagarika amakuru yose abagiye yaratakaje igihe, yewe bya ruswa n'ibindi bigiye bitandukanye, yewe n'ibindi byose bishobora kuba byatera complex kuri finance system cyangwa se bikaba byayibangamira mu buryo bugiye butandukanye, haba agahoro cyangwa se gake cyangwa se mu buryo buhoraho uburyo bwose bwabo buke cyangwa se bwinshi. Ino executive order yabasha kuba yakwitwa modernized US financial system cyangwa se kongera kuvugurura financial ya system y'isi yose, cyane cyane mu bijyanye n'amakuru, focused on transparency mu buryo bigaragaramo mu buryo bwari bwose, ndetse na competition, yewe no gukwirakwiza ndetse no kuba bareba iby'ingenzi kurushaho ibindi, bikaba ari byo bitangazwa kurusha uko wajya kuvuga ni nabo utazifite amakuru ayihagije kuri yo. Ibyo byose kwa kugira ngo bamodernizinge finance system yo muri Amerika mu buryo bugiye butandukanye. Iki ngiki ari ikintu gikomeye cyane cyiza cyane cyagombaga kuba cyashingira ku bukungu buri transparent bugaragara kandi butanga n'amakuru ya nyayo, ku byo buri muntu wese amenya ibintu by'ukuri atari kuvuga ngo yamvishe ibihuha cyangwa se ngo ibivugwa bidafite ishingiro. Byose rero ni amategeko Donald Trump yagiye asinya 13,772 nk'itegeko yaramaze kuba yasayininga muri 2017 ubwo yari ku ubuyobozi bwa mbere, nubwo yaje kuva adasoje akazi ariko murano ko yaje kugaruka nkuko twarabivuze n'undi ko azagaruka kubera ko tuba twasomye. Niyo mvuga ngo kuvuga ibyo hagazeho rero atari kuvuga ibyo ushidikanyaho, nicyo tuba turimo turababwira aha ngaha. Urabona ko na Donald Trump aribyo abashyigikiye kurusha n'ibindi byose. Mu gihe utazi ikintu jya wicecekera utegereza abakizi bakivuge,
cyangwa se ukihorere wiryamire igihe kizaba kigusobanurira ibyo ari byo. At the end of the hidden controlled by private banking is cut cyangwa se ryari naryo herezo nanone ryo gukontorora mu buryo bw'ibanga bwa private bw'amabanke uburyo yagendaga kontrolwamo kubera ko agaciro k'ifaranga buryo gakontororwa muri banke. Rero iyo ugiye gukontorora agaciro k'ifaranga kubera analize zipfuye uba wamaze kubyica. Ahangaha rero nicyo kintu cya mbere cyari kimaze kuba cyabaho, kuba harangira uburyo bwinshi bwo gukontorora amabanke mu buryo butaziguye. Iri tegeko ryari ry'ingenzi cyane. Ati rero izi analize zagomba kubaho. Ati Trump ntabwo yigeze yandika analize iyo ari yose kuri rino tegeko yaramaze kuba yakora. Ati ariko nanone yateguye ko uburyo bwose rishobora kuba ryavugwa ku isi yose cyangwa se ryahumekwamo rigomba kuba nanone ryakontorora system mu buryo buziguye umukuntu and rero the first kandi se n'akantu gato cyane gashobora kuba akazamo akariko kose. This is the first legal crack in the fiat matrix. Hano ni ukuvuga ngo matrix ya fiat yari itangiye kuba yahura n'uburyo bwo gusenywa mu buryo buziguye, kuko twa tutangiye kuba twakwinjira muri cryptocurrency yari itangiye kuba yahabwa amategeko mu buryo bwa finance muri US muri system yayo nk'uko twagendaga tubirebera hamwe. Ibi ngibi rero bikaba ari ibintu by'ingenzi cyane byagombaga kuba byakoreshwa. Ati what the order actually said, itegeko mu by'ukuri ryavugaga iki? Ati cyangwa se kuki ryabaje kuba ryashyirwaho ni ukubera iki? Ati ino executive order y'ibihumbi 13,772 demanded an overhaul in 6 key. Yari ifite esheshatu z'ingenzi zigomba kuba zakurikizwa muri ano mategeko. Icyo ryabasha kuba ryasobanura izo key rero zari zihe. Iya mbere ni efficiency in transaction, uvuga ngo transaction ihagije inyuze mu mucyo ya nyayo iziguye y'uburyo bw'amafaranga yoherezwamo kandi busobanutse buri ku murongo. Ingingo ya kabiri yo kuba accessing to the capital for all American, abanyamerika bose bakagera ku mbumbe yabo, ku mutungo wabo, ku mafaranga yabo neza cyane nta kibazo na kimwe, bakabaje kuyaccessingaho nta rundi rubanza rujemo. Ibyo byose byari ibintu by'ingenzi. Resilience against financial threat, gukuraho kurwanya amanyanga yose uburyo ubukungu babutwaramo bakabivugurura maze ubundi bukongera bakajya ku murongo muzima nta bintu by'akajagari karimo karazamo by'ubwiru hirya no hino. Ibyo byose bakabikuraho muri ano mategeko. Muri tegeko yaramaze kuba yasinya amaho ngaho cyane. Ikindi cya kane rero, ikindi ni gushyira ibintu ku murongo, ubukungu ku murongo uko bugenda bukura, the alignment with economic growth, uburyo ubukungu bukura bakabiha umurongo, bakabiha igisobanuro ku buryo bareba kuko niba binahura, niba buri kugwingira cyangwa se buri kuzamuka, byose bakabasha kuba ababimenye. Irya gatanu rero ryari kuba habaho transparency and accountability, ubintu kubara ushoramari, ubukungu kububara mu buryo buziguye, bagasobanura mu bintu byose aho amafaranga yavuye, aho ibyo yakoze byose mu buryo bw'ishoramari, byose bakabasha kuba babibara neza, bagakorwa ama audit birumvikana kugira ngo bamenye buri kintu cyose yagiye akora. Ki ya gatandatu rero y'ingenzi yari ya global competitiveness, cyangwa se isi cyose ikabasha kuba yakora competition cyangwa se yakwirinda kuba bahanganira hirya no hino, ahubwo bakanyuza ibintu byose mu mucyo, bikajya bigaragara ifaranga ryazamutse rikaba ryazamutse, iryagwa rikaba ryaguye mu buryo bugaragara, hakanamenya n'impamvu byose biba byatewe. Ngira ngo yari amategeko yaramaze kuba yasayininga muri no executive order y'ibihumbi 13,772 yagombaga kuba yashyiraho ki esheshatu z'ingenzi zigomba kuba za managinga ubukungu bw'isi yose muri rusange kugira ngo bibe byagenda neza cyane. Ati was declaration hanga none kwari kuba batangije nanone intambara ku kitwa central bottlenecks, cyangwa se kuri centralized bottle, uburyo amafaranga asanzwe akoramo like Swift system. Swift system angira ngo bose arabizi, banke yose ikorera kuri cyo bita Swift system, aho ibaca ku managinga buri mutungo, buri mafaranga, buri transaction yose irimo rakorwa hirya no hino ku isi yose, kandi izikabasha no guhanahana amakuru hagati ya banke n'iyindi. Nicyo Swift system imaze. Rero hano ko ari nko gutangiza intambara, ano mategeko aratangiza urugamba rwo kuba bakuraho ino Swift, kubera ko ibyo byose itari byujuje, ayo mategeko itari kubasha kuba yanyuramo, kubera ko ngira ngo murabizi habamo za fraude, habamo gucuruza intwaro, habamo gukoresha amafaranga mu buryo butemewe, habamo icyo bita anti money laundering, byose bibamo. Kandi no mategeko yagombaga kuza agaragaza ko ifaranga rifite umucyo, nta kibazo na kimwe ririho, kandi umuturage agomba ku accessinga imbumbe y'amafaranga yose, atari kuvuga ngo harimo imifuragiro, harimo ibiki, byose bikagenda bibasha
kuba byagonga ino Swift system. Ibyo byose bimeze nkuko hatangijwe intambara rero yo kuba noneho bashyiraho icyo bita centralized cyangwa se amafaranga ashingiye ku gatsiko kamwe k'abantu atari decentralized. Mu gihe yaramaze na decentralized aho buri muntu wese yisanzura ku mutungo we ariko accessinga imbumbe ye yose nta kibazo na kimwe afite cy'ubutunzi bwe. Ngira ngo murumva neza ko bitari kuba byahura na Swift system nkuko turimo turaberema. Ikindi byagombaga kuba bitangije intambara ni Federal Reserve Manipulation Scheme cyangwa se system ya banki nkuru ya Amerika, uburyo imanipulating ifaranga hirya no hino uburyo bikoramo. Nuvuga ngo nabwo ntabwo bari bagiye gushyira amategeko mashyashya ano nazatuma batazongera gukurikirana amafaranga. Ngira ngo urumva rero ko Donald Trump yari atangiranye akazi gakomeye cyane ubwo yaraje ku buyobozi, nuko ahita atangira no kubikurikirana umunsi kundi ashyiraho n'amategeko agenda birwanya. Ngira ngo niwe mu perezida umaze gusinya amategeko menshi cyane kuva yajyaho kandi mu gihe gitoya. Ibyo ngibyo mu mateka ubu ngubu niwe waciye ako gahigo akubwo gushyiraho amategeko menshi cyane akimara kujya ku buyobozi mu gihe gito cyane cy'amezi 3. Yari yarihaye iminsi 100 ya mbere yibanze muri no manda ya kabiri yo kuba amaze gukosora ibintu byinshi cyane byose yamaze kubishyira